mukomere Nyanzira we. Murakomera Sinjomba we. Byagendaga. Amakuru y'iminsi meza. Ari mubuzeho. Yabayeho akazi kabaye kenshi. Akoze ko uri mucya mu maso byagenze bite? Niko nkomeze mera. Kasha wagenda wabaye icyuki wa muntu wese nakubwira. Nicyo gihe nta kibazo. Kose buriya ko nakwikundiye byavamo. Ntago byampera ntago nabanza nkabitekereza. Wabanza ukabitekerezaho? Yabitekerezeho nonaha. Oya urantunguye. Umuntu yagutunguzije ibintu wowe ukavuga ko wabishobora reka ntago ari ibintu byo kwihutira. Hariya hari umukobwa Nyanzira afite amafaranga kandi arashaje. Ntabibona ko amaze gusaza. Ngiye kugenda mwereke buryo kimukunda amafaranga azayampa. Ariko reka ngereyo. Muraho. Murakomera amayeriwe. Mwari mumeze mutera? Turashima Imana. Yego ko mana. Nanjye maze iminsi mbona mwarabuze. Ntabwo ari cyane akazi kabaye kenshi. Akazi k'iyi minsi bwo rwose niko bigendana ntago kajya kabura. None ihinga ry'ibishyimbo ririmo kandi ubwo nibagara niko rizaza. Ntawe ukibasha gusohoka mbese. Kumbe buriya uri umuhinzi. Ndi umuhinzi. Ega nibyo bintu byawe. N'ibyanjye ntujya mbura no ku masoko ngurisha ibintu bitandukanye. Amafaranga wowe urayafite ndabizi ariko hari ikintu nyamukuru cyangenzaga. Yego kimbwire. Ikintu cyangenzaga rero narakwikundiye. Naragukunze rwose uri umukobwa mwiza uzi gukora mwumva twakwibanira. So bimbwiye wenyine. Ko rwose nzabitekerezaho ivyo bintu nkunda guhura nabyo kandi yewe ntabwo mbona ko nshaje ndi umwana. Ndi umwana nta bintu by'ubusazi mfite ikintu kinesheje no gushaka amafaranga. Ariko iyo biba byiza byari kuba byiza iyo urarusubije rwose. Uyu barantunguye ntabwo cyari ikintu umuntu ahita yihutira. Yego ko mana uzabitekerezeho umbwire ariko bitarenze ejo. Oya nzagusubiza ntabwo umuntu natabaza igisubizo vuba ndabitekerezaho. Erega naragukunze. Byashoboka se wenyine mbona igikundo ndagifite rwose. Ndi umukobwa mubi. Reka mbe ngiye. Yego. Ubwo ejo uzansubiza. Nzagusubiza. Cyangwa umpe na nimero za telefone. Nimero za telefone? Ni 078. 99. Inimero yishyirira. Ubwo se wazimaye zose koko ubu nawe nk'umuntu ubasha gukora indi mibare yishyirireho. Se ndamenya ari ihemwe ukagira Imana. Ntugere imbere uritekerezaho. Ushaka imibare 10 igizwe uhereye kuyo nguhaye. Ubwo ngubwo nyine ubumpisha kana ariko nakunde bwejo tuzahura. Yego ejo tuzahura niba bishoboka. Muraho ye. Yego ye. Amakuru ni meza. Sha ndabona itoto rigwa nta kibazo pe. Nicyo bivuga njye mfite ubuzima bwiza nta nzara mfite. Sha ariko ufite n'umutungo kweri? N'umutungo narawurunze nta kibazo igihe nahereye nkora nta kibazo mfite rwose. None se mwana? Yego. Biriya bihungu bimaze iminsi bisimburanwa ha? Yego ye. Buriya nta na kimwe rwose sha mbwiza ukuri kweri. Bari abahungu baza bavuga ibintu by'urukundo ariko mu kuri nzahitamo kimwe nuko bose nabarya n'amafaranga nta kibazo bose bakajya bampa nimirira. Ariko ntega amatwi nkubwire. Ndakumva. Sha njyewe mbiseriye bya sana. Kiriya gihungu cyaje mbere nakirya uriya mutungo umva nkagereka ko wanjye ubundi nkasigara mfite amanyashi. Yego nibyo ubundi nyashe zirakeneye muri iki gihe. Hagiye kashe nkagira n'amanyasha ubundi se biriya byose hano kimwe kidafite amafaranga kigomba kuribwa. Gashari kashaka kana nakana kweri. Ariko se twongera tugaruke ku kindi. Kariya gahungu kaje nyuma buriya. Kariya gafite imyaka ingahe ko mbona kafite amashereka mu maso. Kariya reka n'ubushinzi bw'iki gihe nyese atari uruhinja. Ako niba gafite amafaranga nta kibazo. Sha nubwo kayafite ariko nta kigenda. Urandebera umukobwa mwiza kuriya sha. N'urukundo mufitiye koko. Ubu nagize amahirwe nkasanga byarakunze. Akambwira nimba byaraje gucamo koko. Ukuntu umukunda se sha. Reka yemwe abahamuraho. Yego karame. Byagendaga. Narengarutse mwari mumeze neza. Turashima Imana.
none se kagasubije waje kukabona? umva ikibazo cyawe nagitekerejeho nsanga nta kibazo. Rahira. Nta kibazo rwose. Ya papa. Urukundo narukwemerera nta kibazo gihari. Uso wanyemera nkagwa no kukabizo. Oya makabizo nshaka amafaranga kuruta kabizo. Ya. Nta kibazo ariko ndabyemera. Ikintu nshaka ni amafaranga rwose. Amabizo yo ntago ari ngombwa bayatwemereye ni benshi. Yewe ubwo ndahombye. Ubwo se ubwo urwo rukundo ni ruko koko? Uriya mukobwa azanyemera simbizi, ariko icyo ngambiriye ni ukumumaraho amafaranga afite. Biriya bayambwira ngo ngabari umwatsi ni benshi, ibyo ntago bindeba, sinamwanga, reka nze ngereye. Muraho. Nari ngarutse. Wari ugarutse ni amahoro? Ni amahoro rwose, nari mbakumbuye cyane. Wari udukumbuye? Erega uri mwiza. So bimbwiye wenyine? Aha, nanjye nibyo mba mvugana, uri mwiza cyane rwose. Ntabwo ari cyane nka? Ntacyo. None se kuri bya bindi nari nakubajije wansubiza ute ko nshaka kumbera ishami? Oya nta kibazo, urukundo rurahari. Urabizi igiti kitagira ishami rwose ntacyo kiba kimaze. Nta kintu kiba kimaze. Ubwo noneho unyemereye ko nkunda rwose, ibyanjye byose bibaye ibyawe. Nta kibazo. Mfite inzu igeretse, mfite inka, mfite imitungo myinshi cyane. Ufite inzu igeretse ku bishyimbo? Oya da, bavuga amataje. Amataje? Amataje, inzu nyine ifite iyindi hejuru yayo. Ntabwo twe turiye mu cyaro. Nzayikwereka, nzayigutuzamo. Uzayintuzamo? Tuzayibanamo rwose. Yego murakoze. Noneho ubwo unyemereye rero yuko urukundo ruhari, ubwo nanjye ngiye kugenda nitegure reba ukuntu twahita tubana mu minsi mike. Yego. Mwirirwe, reka ngereye. ngeze kwa cya kigo njya mbaza amagambo yacyo kikayambwira ndaje ngo kandi sinshaka kuzansiga mu bukobwa we, ndaje mwice, reka mbanze nsobaze ukunda. Aho yego. Amakuru ni meza. Ndabona itoto rigwa nta kibazo pe. Nicyo bivuga njye mfite ubuzima bwiza nta nzara afite. Ariko ufite n'umutungo kweri? N'umutungo narawurunze nta kibazo, igihe nahereye nkora nta kibazo mfite rwose. None se mwana? Yego. Biriya bihungu bimaze iminsi bisimburanwa Yego ye. Biriya nta na kimwe rwose mbwiza ukuri kweri. Bari abahungu baza bavuga ibintu by'urukundo, ariko mukuri nzahitamo umuntu uko bose nabarya n'amafaranga nta kibazo, bose bakajya bampa nimirira. Ariko ntega amatwi nkubwire, njyewe iseriye byasana kiriya gihungu cyaje mbere nakirya uriya mutungo, umva nkagereka ko wanjye ubundi nkasigara mfite amanyashi. Yego nibyo, ubundi nyashe zirakeneye muri iki gihe, nkagira kashi nkagira n'amanyashe. Ubundi se biriya byose hano ikintu kidafite amafaranga kigomba kuribwa. Kashaka kano ni akantu kwezi. Ariko se twongera tugaruke ku kindi, kariya gahungu kaje nyuma buriya kariya gafite imyaka ingahe ko mbona kafite amashereka mu maso? Kariya reka n'ubushinzi bw'iki gihe nyise atari uruhinja, ako niba gafite amafaranga nta kibazo. Nubwo kayafite ariko nta kigenda cyakwa rwose. Apfa kuba gafite amabara nabyo ntabwo bindeba, nashaka bazazamo. Ariko se mwana we, Name papa, ubu kugeza na n'ubu nta kuntu wari wigenza? Oza papa, nyine nawe nyine urabibona ukuntu bimeze muri ino minsi. Ariko papa, noneho utabizi hari akantu nakubihisha. Nanjye nkiba. Hari umukobwa nakunze. Kagira inkuru rero, n'uwahagana he mwana? Umukobwa n'uwizi muri kayita, ariko naravuze ko nabandetse kubikubwira ngo kubera yuko nyine ngo yari yambwiye ngo nzi kuza gusubirayo urukundo bitemo neza, nari naritegereje ngo mbe ndetse. Iyo nkuru ngiyo ugatinyuka kwanga kuyimbwira nazo? Oya humura, we nibikunda nzakubwira. We ntacyo, ngaho genda ubigemo neza, nizeye neza ko bitazanga. Ngaho rero mwana wanjye, inka n'amafaranga birahari, ngo genda ubikurikirane turebe. Yambi sheri wanjye. Yambi.
byagendaga sheri yagendaga nari nkwikumburiye haraciyemo amajoro menshi nta kibazo nahemba bakumbuye nari nje kureba agasubizo sheri wanjye subizo tundi nakunze siti hani wanyemeresha urukundo oya ntabwo nakwemerera abantu bari mu nakunze koko sha urambeze koko kuva ngo yihabwe ntabwo nakubenze nakubwiye ko nzagusubiza kandi mu gisubizo habamo yego hakabamo nahoye nuko sha urankoze urampamijeho katsindwa undebera urukundo naguhaye kuko ukuntu urungano rupfushije ubusa nuko sha bure tuzangarukira se papa ndamubwira ko nguki koko n'ukuntu yari yambwiye reka mwihorere ariko nzabaza cyangwa undi mukobwa mbere yuko muha igisubizo nzamu muraho nyanzi muraho komera sha komera yaba we wumvise amakuru ufite ntabwo nayumvise siko ka gahungu wavuze ngo uragakunda akahe kakandi kamayeri utaneranye na sheri izina niryo mpamvu shaho abaye mayera se umva nkubwire umubyeyi akwita uko ashaka umva nkubwire mbwira numve izina niryo muntu reka nkumve nk'umujyanama wanjye ndakumva njyewe naratekereje mbona kariya gasore uko kangana n'uburyo kareba ndabyumva ari umutungo kishakira ntega amatwi ndakumva umva nkubwire ndakumva nuramuka ugiyeyo ukaramuka ugiyeyo yego ye kazawurya ubundi utahamaramo uyu ngo afite inzu igeretse umva nkubwire iyo nzu wasanga karanayomoye ku bandi bakobwa mbese ubwo ako koze n'amayeri mureke mbabwire reka rero nkugire inama yego nikaramuka kaje ahangaha ntugahe n'intebe yo kwicaraho ni kamayeri oya nako umva ndakumva waba ubaye isura mbi ahubwo ntuzagire ifaranga na rimwe ugaha oya ubwo ibe iyo kaza kavuga ngo karenda gupfa ntuzagire na rimwe ugaha oya ubwo ibe ryagaye ntabwo bakiri usanga nako mutungo mwana ntuzagire icyo umutangare oya mwore ntabwo ari umusore wenyine shahu rero yego nkubwiye ngo nta n'umutungo kagira yego ye karakurenzaga n'iriya nzu gashobora kuba karagiye ku bandi bakobwa yego uzamubwira abanza ajye kuyikwereka unamusabe muyirare murebe ko yemera yakwemerera kandi nakwemerera azaba ari iye abo yakwe ariko se naranze simbyumva akunda amayeri uriya mama simbyumva namuhera hehe yewe we mwana simbyumva ntabwo nzi ko yakongera kuntekereza nahanya agasani muraho nari ngarutse sheri wanjye wari ugarutse nari ngarutse rwose mwari muraho twari tumeze neza nta kibazo ihinga murigejeje he yego ko ibintu by'ihinga se twe dukunze kuba twibereye mu mujyi hari kampani mfite mba ndi gukoresha nanjye ibintu by'ihinga ntabwo mbibamo ariko amagambo bugaragaramo n'ubwiyemeze inzu igeretse nabwiyemeze wowe uzaze njye kuko kampani ikoresha inzu zigeretse hari kampani nyine mfite mba ndi gukoresha aho hose zubaka amazu ngo amayenge nshatse n'uwakwise iryo zina afite icyere erega aho nushaka yega ko wampaye urukundo se nanjye ndagukunda urukundo rwawe njye nshaka kugira ngo uzaze tujye kureba inzu wongere tugeretse tuyirebemo niba ngombwa tunayiraremo menye ubwoko bwayo ibyo ntabwo nabyanga ahubwo wowe uhari ryari ko tuzagira nta gihe ntaba mpari uzamene mu rugo duhamagarane tugende tuyihurireho ndebe n'ukuntu imeze ngaho reka rero nguhe izo nimero none wowe nzaguhamagara cyangwa uzanampamagare ahahurire sinzahirirwe nzaza kukwitwarira njye mfite n'imodoka ariko inzu zigeretse amakampanyi umva nkubwire ega ngenda kize ko nawe se imitungo uyifite umva nkubwire yose nzahabwa impundu n'abantu ngaho reka nguhe izo nimero ntahandika 072 96 20 51 nazirangije none uhita usevingaho she nshaka ndandikaho amayeri n'imvugo uvuga mba numva yuko ari mayeri oya nta by'amayeri shyiraho sheri nta kindi ashyiraho sheri ubwo nyine njye uzampamagara noneho dupange ahantu tuzahurira yego ngaho reka mbe ngiye urugendo rwiza Sheri none se ko nagira ngo duhure ko nagushakaga
nyine nagira ngo uze duhure mpagaze ahantu bita kuri hatari hari kuri hatari hari ibintu bisuma nawe ubwo ni kuri hatari abo hano nahise bwa duhure kuri hatari tuvuga mayeri koko izina ribanze ribe ry'umuntu mayeri yarabanje ari irangira ngo nafite zigeretse ngo nafite kampanyi none mayeri dore isaha zigeze bunyiriyeho Imana uyu muhungu aranyibije ariko baramumbiye nanjye kwihebera sinziyumva ndebe ko yanyiteza kwa sinziyumva cyangwa ndase reka kugukunda se wa muntu wagize urukundo rero ntabwo hari n'uruhagije urukundo rugihereza turugira ikintu rwuzuramo nayo nakunze uwo bita mayeri none yarampukaniye kugira ngo twiyunge kuko nabonye umukunzi kuko uvuye aha kuko mayeri gira vuba vuba ntabwo ndenga igipangu sinziyumva we mayeri yarampese genda ubwo nuko bimeze genda we winyiriza we wikora ibyo sinziyumva we